ubundi mu ba metodiste harimo ibibazo bigeze kuri bitatu bikomeye. Yego. Ikibazo cya mbere kinakomeye harimo ikibazo cyitwa Kibogora Polytechnic. Kaminuza bafite hariya Ikibogora. Iyi kaminuza ubundi yagakwiriye kuba ari iterambere ry'abameto, ariko ishobora kurangira ibaye iteranyuma ry'abameto. Mbese ni nka rwa rugo ruba rubanye neza rukenye, rwamara gukira bagahita bakora divorce. Yego. Ndaje mbahe amakuru akomeye. Yego. Ubundi iyi kaminuza yegamiye ku itorero ry'abametodiste. Yego. Ariko nyamara irimo kurinyeganyeza ku buryo imfatiro zaryo zimajije gusadagurika. Yego. Ndetse ririmo no kuva n'igisenge cyatobaguritse kubera iyi kaminuza. Kugera ku rwego n'ibyo gusenganyira ngo byananiranye, abantu bubitabaje inzego za leta. Urebe ikibazo cyahagurukije umurenge ukamanika amaboko. Yego. Akarere kagahaguruka ka Nyamasheke ngira ngo kakamanika amaboko. Intara y'Iburengerazuba igahaguruka ikamanika amaboko. RGB igahaguruka ikamanika amaboko. Ngira ngo za primatire baranditse kugeza kuri uru rwego. Ngira ngo ikibazo gishobora kuba kimajije kugera mu rukiko. Yego. Ikintu rero giteye ubwoba, mvuga mfite agahinda nanababaye, ni ukubona abakirisitu babatijwe bakabatirizwa mu itorero, mu idini, bagera ku rwego bishyira hamwe bakabona yuko solusiyo, igisubizo, yego, ari uko batwara umushumba mukuru wabo w'itorero w'idini yabo bakajya kumurega mu rukiko. Ntabwo ndi buze kugaya abakirisitu kuko impamvu ituma bamurega irahari, ahubwo nkibaza ngo ni ibintu bingana iki abakirisitu basaba umushumba nyiricyubahiro Musenyeri Kayinamurarora, umugabo Imana yagiriye neza, reka mbyite gutyo, cyangwa se isi yagiriye neza, iminsi n'imyaka n'amezi n'ibyumweru bikamuhira, bikamuha igitinyiro n'icyubahiro kuri iyi si. Uyu munsi akaba ashumbye idini rikomeye ry'abametodiste Libure hano ku butaka bw'u Rwanda, akaba afite icyubahiro ku rwego rw'isi, ubu akaba ari we uyoboye n'iri dini ku rwego rw'isi. Yego. Ni ibiki, ni izihe nyungu yego afite yanga kwikweturaho ngo abihe abakirisitu ariko bamworohere abarinde kujya mu manza? Niba ari umushumba koko ufite umuhamagaro wa gishumba, akaba yaraje aje kuyobora inama, akinjirira mu irembo kuko n'abandi bashumba, kuko umwungeri mwiza ubundi anyura mu irembo, ntiyurire inkike, ntiyinjizwe, ubwo akaba yarinjiye yinjijwe n'umuhamagaro. Ko Yesu yasize ubwiza akiyambura akamero k'ubumana, akemera gukubitwa, akicwa n'inzara, kugira ngo tubone ibyo twasabaga Imana ari by'ubugingo. Ko Pawulo yasize icyubahiro yari afite mu butegetsi bw'Abaroma, akemera kuba inzererezi no kwigwa avuga ibya Yesu, akubitwa, afungwa, arara muri gereza, imuhengeri n'ibitutsi n'ibibazo. Ko Petero yasize indobani n'urushyundura ku nyanja, uburobyi ko bwari bizinesi ikomeye,
ko Yohana yasize inzu nziza yari yujuje n'ibindi bintu by'amavantaje bene Zebedeyo bari bafite, ko bari bafite aho barobera, ibyo akabisigira abantu agakurikira Yesu. Uyu mubyeyi Kayinamura, ibi bintu abakirisitu bamusaba ko atari ugucibwa umutwe, ko atari ukubambwa, kandi nabyo bibaye ngombwa ko yakwemera bikamubaho kugira ngo intama ayoboye zibone ubugingo ndetse bwinshi, ko batamusaba umugore we, ntibamusaba abana ngo babambwe, ntibamusabe umutungo umubaruyeho, bakamusaba bizinesi yabo yitwa Kibogora Opolytechnique ko yayibegurira akayikuraho amaboko akayisubiza iki kintu cyitwa niba ari APMRP. Arabuzwa n'iki gituma umushumba n'intama bajya kurwanira imbere y'umucamanza? Umushumba n'intama bakajya kurwanira imbere y'umucamanza. Iki ni ikibazo gikomeye itorero ry'abametodiste rifite, kigomba no kugira ingaruka ku bakirisitu, kuko niba umushumba ubwonko bwa bwerekeje mu mafaranga, abakirisitu bakabwerekeza mu mafaranga, ubwo kuvuga ubutumwa byarahagaze. Si byose? Ubwo amakonseri ntibyakunda, ubwo nta korari yapfa gusohora indirimbo, ubu kubaka insengero biragoye, kuvugurura izihari ubu biragoye, gusana ibigo by'amashuri ubu biragoye. Ibi ni ibihe bibi shitani agejejemo iyi dini, kandi nyamara anyuze mu bayoboke baryo. Ubundi rero umwanzi arakagutera aturutse hanze, ariko kubona umwanzi yinjirira mu rugo agakoresha abari mu rugo, iki kintu kirababaje. Ibi ni ibihe bikomeye iri dini rifite. Twategereje ko wenda inzego za leta zizagira icyo zikora, kuko urumva uburyo ibi bintu biteye ubwoba. Ubundi ababyeyi ba hariya Ikibogora, hariya muri Nyamasheke, bagize gutya bishyira hamwe, baravuga bati dushobora gukora bizinesi, igihugu cy'u Rwanda kirimo guteza imbere uburezi. Nk'abantu rero dushobora gukora bizinesi, icya mbere tukunguka, tugatera imbere, tugateza imbere igihugu kandi n'abanyarwanda, n'itorero ryacu rikamenyekana. Noneho rero baravuga bati tugiye gukora kaminuza. Buri munyamuryango atanga 500,000. Ngira ngo nahagana mu 2011. Icyo 2,500 mu 2011 yari amafaranga menshi cyane. Yaguraga ikibanza mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali pe. Nk'Ikibogora aho 500,000 byaguraga isambu nini y'amahegitari irimo n'amazu. Yari amafaranga menshi. Noneho aba bantu bishyira hamwe begeranya amamiliyoni. Ndetse bakora koperative, begeranya amamiliyoni, n'itorero rijyamo. Barangije bagirana amasezerano n'itorero yuko rigomba kubatiza amazu. Itorero ryari rifite amashuri, aya mazu bamara kuyabatiza, aba banyamuryango bakayavugurura. Bamara kuyavugurura bakayakoreramo imyaka runaka. Noneho iyo myaka bakoreyemo bikaba bingana n'agaciro k'ibyo bashyize kuri ayo mazu bayavugurura. Ubwo babyemeranya gutyo, bagirana amasezerano. Kaminuza barayitangiza, abanyamuryango baragenda bifatira n'ideni muri banke rya 250,000, batangiza kaminuza iratangira. Kaminuza iratangira irakomera, birakunda pe, n'ideni bararyishyura rirarangira. Kaminuza ya Kibogora ngira ngo iri muri kaminuza zikomeye hano mu Rwanda. Bigezemo hagati, igihe cyo kwera kw'igiti kigeze, cyo gusarura, abaturage babura umusaruro. Ahubwo idini yabo biza kurangira ishimuse ya kaminuza,
hifashishijwe ibintu by'amanyanga ntashobora kuza kwinjiramo muri iki kiganiro, ariko by'amanyanga ubundi adakwiriye kuranga umuntu wambaye umusaraba wa gipasitoro. Ndetse buriya nta n'idini rikwiriye guhemukira abayoboke baryo, kuko idini ribaho ku bw'abayoboke. Kugeza kuri uyu munsi uvuye mu 2011 ukageza mu 2026, imyaka 15 irashize, muri aba bantu batanze imigabane nta muntu urabona n'igihumbi cy'ubwasisi. Nta urabona n'igihumbi. Ubu uyu munsi kaminuza yitwa iy'uyu mugabo uyoboye itorero idini y'abameto. Ubu yitwiye ku giti cye. Uti gute? Merutse kubona certificat iyi kaminuza yatanze, noneho iyi certificat yashinweho nyine na Musenyeri Kayinamura Rora. Kuri iyo certificat hariho owner. Ubwo niwe nyiri kaminuza. Ubu kaminuza uyu munsi yabaye ya Kayinamura. Niwe owner. Ubwo ntago ari amameto, urumva ntabwo ari yitorera. Ntabwo ubundi owner hejuru agakwiye kubaho ngo Methodiste libre cyangwa se Methodiste indi. Cyangwa Methodiste libre. Si ya Methodiste, ntabwo ikiriya apemeripe. Ubu witwa owner ni Kayinamura. Ubwo niye yarayishimye. Ubwo niye. Ubu rero abameto bisize insenda. Baravuze bati niba ufite imbunda uzaturasa twese. Natwe wenda amahirwe ariho nuko turi mu gihugu gifite umutekano. Hariho n'ibindi bikorwa bujya abantu bashobora, iyo igihugu gifite umutekano gifite ubutabera, abantu nyine bayoboka inzira y'ubutabera bakavuga bati ubutabera buzadukiranura. Ariko tunasubiye inyuma, kubona uri umubyeyi abana bakajya kukurega ngo batekeshe kandi n'ubundi byo utunze ari ibyabo, ibyo bintu biba bibabaje. Ibintu biba bibabaje biteye agahinda. Ikindi, uyu mupapa Kayinamura nyiri cyubahiro ayoboye iri dini imyaka myinshi, hafi 27. Ibintu bya manda yabikuyeho, uyu yavuye mu ijuru. Azayobora mpaka. Kayinamura yavuye mu ijuru. Ntawe ugomba kumusimbura. Oya ntawe. Manda yazikuyeho, nta manda. Ubundi mu babeto kera wayoboraga imyaka 5 ukiyongeza indi 5 ukavaho. Niba atari inahari, niba atari 5. Abameto batubwire nge sindi umumeto. Amajije kujyaho rero. Amajije kujyaho bya manda. Mu buryo ndirinda kuvuga. Technique. Amaze kujyaho yakoze iki? Ibintu bya manda yabikuyeho, ahubwo ashyiraho itegeko rivuga ko amatora agomba kuba, ariko n'ubundi wiyamamaza ni wa wundi uriho kandi akiyamamaza ari umwe. Bivuze ngo ubu musenyeri mukuru w'abameto rwose RGB mutwumvire, niba sibyo, niba stati nk'iyo mukwiriye kuyivugisha mukayemera. Musenyeri mukuru sibyo, dufite urugo rwitwa abameto, rufite abayoboke miliyoni, sibyo. Noneho rugomba kujya rujyaho umuyobozi akamara imyaka 5, ariko iyo myaka 5 yarangira wa muyobozi akaba ari we wemerewe kongera kwiyamamaza wenyine, ngo kugeza igihe ubwe azumva atagifite ubushobozi bwo kuba yakora izo nshingano. Bivuze ngo amatora aba nukongera gukofirima gusa. Bivuze ngo yavuye mu ijuru. Ubundi umuntu wavuye mu ijuru ni uhoraho, nta wundi muntu. Sibyo unyumvire rwose. Ibi bintu rero abakirisitu baravuga bati arigumva nta nicyo babikoraho. Ntacyo babikora. Uburyo amadini yubatse mu buryo bukomeye, nta kintu babikoraho. Usista giratesa agira ati kakaje kemera. Noneho nkibariza nkabaza nka musenyeri nti uyu munsi musenyeri ko ari we uyoboye
abametodiste ku isi. Ubu wowe wasimbuye yabaye agumaho, uwo mwanya wari kuzawugeraho? None se ubu urabona muri iyi manda yawe ugiye kuyobora abameto ku isi, urabona nta bindi, urabona weho atari byiza bitakubereye byiza? Ubu se nturi mu Bwongereza? Ubu se ntuzasura abametodiste bose kuri iyo si nawe ukahamenya? Ubu se nturi buse nk'ugira n'ibindi bintu bishyashya wungura abameto by'ubudasa ushobora gukura mu Rwanda? Ubu se uwo wasimbuye iyo aza guhindura amategeko akazagumaho iteka, ubwo iyo ntebe iri mu Bwongereza cyangwa muri Amerika wari kuyicaraho? Abantu nibagende babona ko ntabwo umuyobozi ari ukwiriye kureba na nyakubahwa perezida wa Repubulika. Abaturage nibo bafashe ibiseke bajya kumusaba, sibyo? Yuko yakongera kwiyamamaza, basaba ko itegeko nshinga ryahinduka. Ntabwo ubwe avuga ati darihindura, ngewe ngo avuga ati nge nzayobora u Rwanda mpaka. se bibaho mu mategeko. RGB niturebere, nirebere abameto, nirebere abameto. Nta gahinda ndimba. Ni ibibazo. Ubundi mu madini nta hantu hakwiriye kuba hari urukundo, hari ubumwe. None ubu abameto bamaze kwinjira mu rukiko burundu neza. Ngo iki? Biyambaje inkiko. Mu minsi iri imbere mushobora kuzajya kubona mukabona za kamera ziteretse imbere y'inkiko bavuga bati urubanza umushumba w'abameto aregwamo n'abakirisitu bibumbiye mu kintu cyitwa APMR. Ese ubu abakirisitu bagakwiriye guhaguruka ngo barwane na pasiteri batamuhoye ijambo ry'Imana, batamuhoye ubutumwa bwiza, batamuhoye bapfa ubutunzi bw'urusengero? Koko ubutunzi ntiwanabureka. Ese uretse no kwaka kaminuza yabo, ubundi iyo banavuga bati n'aya mashuri ntituzayavamo, ubundi bwo wababuranya ko ari ibintu byabagenewe. Ubu rero Kibogora iraryoshye, ubu ni kaminuza iryoshye. Ugiye hariya mu mujyi wa Kamembe ukareba igorofa bahujuje, iri mu magorofa ya mbere hariya muri Kamembe. Ubu ni kaminuza iragenda ikaguza. Mu minsi yashize ngo baguje miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva amafaranga arimo n'umusesameke. Igihe cyari kigeze rero ngo abana b'u Rwanda bunguke, nabo bavuge bati twarashoye, ariko ubu bashotse inzira y'inkiko, bari kwigwa bacuragana. Mperutse kubona bamwe ku macano barimo batakira umuhisi n'umugenzi bavuga bati ibi nibi. Kandi ibi ntabwo biri mu bameto gusa, no mu yandi madini harimo ibibazo. Ariko kubera ko ari ibibazo biba biri mu madini, biragora ko bimenyekana, kuko aba bantu baba bambaye amakote, bambaye amakaravati, bambaye na za ntuza za nezabo, ku buryo bitwa bihaye Imana, ukumva biwabo mu mbere nta kibazo gihari. Bafite za Bibiliya, kumva nta kibazo gihari. Mukabyarana bikaba ari byo bya bindi bituma nyine bavuga ku buryo ubu abantu baribaza batari ko Musenyeri Kayinamura yaba yaravuye mu ijuru, yaba yarabyawe n'umugore, yabyawe n'umugore, yavuye mu ijuru. yavuye kuko urumva umuntu uba uvuye mu ijuru ntabwo mwategeka ko arangiza manda w'abagomba kubaho kugeza igihe azavuga ati se Kayinamura yavuye mu ijuru, kuko ibintu byose abikora nk'Imana mu bameto, sibyo? Urumva ntabamwungirije, ntabamwungirije. Reka dusoreze hano iki kiganiro mwana. Abameto reka tubihanganisha. Iri torero ry'abameto ryari rimwe mu matorero meza yari hano mu Rwanda, amatorero y'abapantekote, amatorero y'umwuka. Ariko iyo urirebye ririmo kugenda riyonga nk'isabune, kwa kundi ugenda uyikoresha isi ishira paka.